Shoti bene data abadukurikiye mwese, shoti za gusengerwa, tubahaye ikaze mwese abadukurikiye, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi. Ndagira nkubwire ko Imana igukunda, uriho kubw'umugambi w'Imana, kandi kugira ngo ukomeze kubaho, uzasabe Imana ibintu bitanu igiye kubwira. Muri iyi si uzahora n'ibigeragezo bikomeye, ibigeragezo utagizemo uruhare. Muri iyi si uzahoramo n'ibigeragezo bikomeye, ariko kugira ngo uzashobore kubaho, hari ibintu bitanu uzasaba Imana. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire. Ushaka no kurenga, ariko ubundi ibintu 10, ariko ndavugaho bitanu ukwiye gusaba Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Nyemerera Kristo umuntu wese tugiye kuganira muri iki kiganiro inzira y'umukiranutsi, buri muntu wese udukurikiye, uri hafi ndetse n'uri kure, umuntu wese udukurikiye ahure nawe. Imbaraga z'Imana zimubeho, umwuka wera amushigikire. Buri muntu wese udukurikiye yumve neza y'Imana, ubwiza bw'Imana buganze muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Kugira ngo ubashe kuramira muri ubu buzima, ubashe kurama, ubashe gukomera, rya nkubwira ibintu ushobora kuzuza, ndavugaho nka 5 cyangwa se 6 gutyo. Icyambere, kugira ngo ubashe kuramira muri ubu buzima, biragusaba gusaba Imana impano yitwa kwihangana. Kuko muri iyi si, guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, uzajya ugenda uhura n'ibintu bishobora gutuma wigirira nabi, bishobora gutuma ukora amakosa, bishobora gutuma wirwanirira, bishobora kukuvana kuri Yesu. Mbese icyambere uzakora, uzasabe impano yo kwihangana. Nimba ushaka kuramira muri ubu buzima, uzahura n'ibigeragezo guhera kuba mu nzu yawe kuzamura kugera no muri rubanda no mu bantu basanzwe. Uzahura n'ibigeragezo kugera n'abo mu musengana, uzahura n'ibigeragezo kugera n'abo mukorana. Dore kugira ngo uzabashe kurama, nuko uzashobora kwihangana. Kwihangana nasanze ari ikintu gikomera. Imana yo kwihangana ni Imana ikomeye, ariko iyo umuntu ayifite, hari ibintu byinshi usimbuka. Buriya abantu benshi biyahura baba badafite impano yo kwihangana. Abantu benshi wumva barwanye, abantu bakuranye amenyo, abantu haba habuze impano yo kwihangana. Igihe cyose uza mu buzima, uzamenye ko n'ibizakugereza kugira ngo utihangana bihari, ariko uzasaba impano yitwa kwihangana. Ko kwihangana bitera kunesha. Icyo ni kimwe uzasaba Imana. Uzasaba impano yo kwihangana. Uzabona amafuti menshi mu bantu, uzabona kuriganya, uzabona kurenganya, uzabona bakwambura, uzabona bakubishira, uzabona ibintu byinshi uri muri ubuzima bizashaka kukwica no kukwicira izina no guhitana no kuguhitana. Ariko kugira ngo uzabishobore, kugira ngo utabiha umwanya, kugira ngo utabiha urwaho, saba impano yo kwihangana. Impano ya kabiri ukwiye gusaba Imana kugira ngo uramire muri ubu buzima, ni impano yitwa guceceka. Impano yo guceceka. Ibintu byose bizazamuka, nubona byazamutse uko ubibonye ugahita uvuga, ndakumenyesha ko utazarama. Saba impano yo guceceka
uceceke. Numara guceceka usenge, uceceke wumve icyo umwuka wera akubwira, uceceke wumve unatekereze neza. Ibyo ni bibiri. Waba usenga waba udasenga bizakugeraho. Nimba udafite impano yo guceceka, ngo uceceke. Ceceka mu gihe amahane yazamutse, ceceka mu gihe ubona umuntu ukamubona amafuti, ceceka mu gihe bari kukurenganya, ubibwire Yesu. Ceceka mu gihe ubona abantu benshi bari kuvuga inkuru igezweho, wowe yicecekemo, uzarama. Kuko uko uvuga cyane, uko utihangana, niko ibizakurwanya nabyo bizaba byinshi. Uko utihangana, uko urwana cyane, niko bizakurwanya. Kandi uko uvuga abandi, niko n'abazakuvuga. Uko utihangana, niko uzahura n'abandi batihangana. Ariko niwihangana, hari ibintu bizakora kavuga ati n'ubundi ko twamugerageje tukone yatuje tumwihorere. Kwihangana byica inzira y'abadayimoni. Kwihangana bikuraho amadosiye mabi ku muntu. Kwihangana bituma umenya neza umuntu. Iyo utihangana ntumenya umuntu. Umuntu kugira ngo mumenye nuko wihangana. Mu buzima bwawe uzabamo ujye usaba Imana impano yitwa kwihangana. Icya gatatu, uzasaba Imana mu kumva. Hari umuntu ugira impano yo guceceka ariko ntiyumve, ni bibi. Uzasaba impano yo kumva ariko usaba impano yo kudusubiza, wumve. Hari umuntu n'iryari umva unatega amatwi kugira ngo ubone ibyo usengera, ariko gusubiza ububiretse, ubanze utegereze. Ibyo bizagufasha, biguhe kurama, biguhe no kugira ubuzima bwiza muri Kristo Yesu. Icya kane, kugira ngo uzarame muri ubuzima, uzahora usaba Imana guca bugufi. Igihe cyose uzumva ko wakomeye, igihe cyose uzumva ko washoboye, igihe cyose uzumva ko ari wowe ugezweho, igihe cyose uzumva ko uri kuri hiti, igihe cyose uzumva yuko abantu batakubonye ibintu bitakorwa, igihe cyose uzumva ko ari umunyabwenge, igihe cyose uzumva ko ari umuntu ukomeye kurusha abandi, uzamenye ko urimo wigirira nabi. Intwaro Dawidi yarayifite yitwa guca bugufi. Nuca bugufi uzamenya byinshi, nuca bugufi uzamenya abanzi bawe, nuca bugufi uzamenya amakuru y'uburyo bubiri, uzamenya amakuru y'ijuru, uzamenya n'amakuru hano ku isi waciye bugufi. Ariko umuntu wishyira hejuru nta makuru amenya. Ikindi, umuntu wishyira hejuru agwiza abanzi cyane kurusha inshuti nyinshi. Abantu benshi baramwanga, abantu bakamuhunga. Rero nimba ushaka kurama, ukaba ushaka kuramira muri ubuzima, isaba Imana iguha impano yitwa kwicira bugufi, uce bugufi. Inshuti, turi mu kiganiro inzira y'umukiranutsi irahari, ariko niyo birakenewe. Kuko hari ahantu uzagera ukumva ko wakomeye, Satani agashaka kuguteza ubwibone. Icire bugufi utuze. Icya kane, ngira ngo ni icya kane cyangwa icya gatanu, iga gusenga mu buryo bwawe. Ndabisubiramo, iga gusenga mu buryo bwawe. Abantu benshi bagiye basengera mu kivunge cy'abandi cyangwa mu kigare cy'abandi,
abenshi bafite ibikomere. Iga gusenga mu buryo bwawe. Mu masengesho usaba Imana ibi bintu ngiye kubwira. Icya mbere, usaba Imana inshuti nziza zagufasha mu mwanya wo gusenga, ariko wabanje kwiga gusenga wowe ubwawe. Iga gusenga mu buryo bwawe. Iga gusenga mu buzima bwawe. Iga gusenga uri mu rugo rwawe. Iga gusenga uri mu modoka. Iga gusenga uri kugenda n'amaguru. Iga gusenga mu gihe ubabaye. Iga gusenga mu gihe wishimye. Hari abantu babarana ntibasenge, akabyihorera akivumbura akareka gusenga. No mu gihe ubabaye urasenga. Muri njye ngo niba urushye, niba uremerewe, bibwire Yesu. Hari abantu rero bababara bakaruha bakaremererwa, yamara kuremererwa akivumbura akagira mu rugero, bakagira mu rwego aryama adasenze. Icya mbere, weretse ko uwo muri kumwe wababaye, ariko na Satani ukurwanya umuhaye ikaze kugira ngo arusheho gukandamiza. Dore icyo ukwiye gukora mu gihe wabaye kandi uri umukristo usenga. Kubabara ntibizabura mu isi, kubabara n'iby'abantu bose. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Dore icyo ugiye ukwiye gukora mu gihe wabaye. Iga gusenga amasengesho yo mu mutima, kuko hari igihe ushaka gusengana n'umuntu wakubabaje akagukina ku mubyimba, kamere kavuka ukaba wamugira nabi, kuko hari kamere zivuka. Hanyuma iga gusenga amasengesho yabucetse mu gihe wabaye. Iga gusenga amasengesho mu mutima. Iga gusenga amasengesho yo kuniha. Iga gusenga amasengesho kandi kugira ngo ubishobore, nutangira gusenga uzakurure iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Ntuzakurure ibikomere byako kanya uhuye nabyo, ahubwo uzakurure iby'Imana yagukoreye mu buzima bwawe. Ahantu Imana yakunyujije hanyerera, ahantu Imana yakunyujije abandi bahapfiriye, ahantu Imana yakunyujije abandi bahasebeye, uzahita ukurura ibyo mu mutima wawe, bigutere kugira ibihe byiza byo gusenga. Ugira ibihe byiza byo gusenga, naba na ngombwa ugende wihererane n'Imana yawe usenge, ariko ntugakore ikosa mu gihe ubabaye ngo ureke gusenga. Kandi biba ngo niba ubabaye, niba urushye, niba uremerewe, bibwire Yesu. Biratangaje iyo umuntu yifata akaryama adasenze kandi avuga ngo ni umukunzi w'Imana. Ngo umuntu akunda Imana akaryama adasenze, ntamubwire. Nta kintu cyagutera kwivumbura ku buryo wanga Imana. Gerageza uko byamera kose usenge, ko nusenga hari amajwi menshi muri ako kanya arapfa. Hari n'imyanzuro myinshi Imana irahagarika mu buzima bwawe kuko wasenze. Ariko nudasenga, Satani aragutwara mu moshi. Icya gatandatu, iga kubabarira. Wige kubabarira, ubabarire n'ibyo wabonye, ubabarire n'umuntu. Hari igihe umuntu agira umuntu akamunanira pe, umuntu akakunanira pe, akakunanira pe, umuntu akakunanira. Uzi icyo ukora? Iga kumubabarira. Iga kumubabarira. Umuntu nakunanira mu kazi, umuntu nakunanira mu rugo, umuntu nakunanira mu muryango, umuntu nakunanira inshuti yanjye, ushaka gushaka n'umuntu akakunanira, washaka n'umugabo akakunanira, washaka n'umudamu akakunanira, kugira ngo ubishobore. Iga kumubabarira, ko nutamubabarira hazavuka ibindi bibi igutesha agaciro, byangize n'ahazaza hawe n'ah'abana bawe. Kugira ngo rero bishobore, iga kumubabarira. Iga kubabarira uyu muntu, umubabarire pe, kuko hari igihe umuntu aterwa na dayimoni ntanabimenye ko yatewe na dayimoni. None se nawe se reba, urubatse ukoze mariage, umuntu aguca inyuma, aragiye ashatse undi mugore, ashatse indi ndaye, ntacyo amuburanye, wowe waramubuze.
none si umuntu uramugira gute kandi wenda se mwabyaranye abana 3 se 4 uyu muntu se nuramuta muri abana bari kwiga nta gukubita ariko guca inyuma agiye mu byaha ashyiye mu nshoroke abyaye n'abana hanze usura kuri iki uriga kumubabarira kuko numubabarira hari igihe Imana izamufata hari igihe amarira yawe azuzura icupa Imana imufate hari ukuntu amarira ajya yuzura urwabya rw'ubwo mu ijuru Imana ikabona agahinda k'umuntu kubabara ni ibintu bikomeye cyane ariko iyo umuntu ababariye Imana imugira neza ubuzima burya buhinduka uyu munsi ubuzima bwaguhindukana ukaba uri mu buzima bubi ejo ukaba uri mu buzima bwiza hari umunsi nigeze mba mu buzima umuntu amenaho amazi y'ibyombo yaraye yari afiteho uburenganzira nari agasore pe kubabarira ni byiza ndamureba numva ijwi rame ngo mubabarire ndamubabarira rwose kandi rwose umva hari umuntu ugusuzugura wamukubita n'urushyi rumwe agahita agwa hasi agahita yuma ariko naramubabariye turaseka ndamubabarira ndaseka ndabyihorera ndagena ngo namyenda yuzuye ibivuta ndamubabarira ariko reka nkubwire umutego wari urimo iyo nza kuzamukana kamere nkamukubita wenda sahari masaze muri gereza wenda ari kumukubita urushyi rumwe agahita apfa uyu munsi mbafunze ariko kumubabarira bicyavuyemo n'iki iminsi igenda uhinduka n'amatariki agahinduka n'ibyumweru bigahinduka n'amezi agahinduka uko iminsi yagiye igahinduka hari umunsi twahuye nawe arambwira ngo uwisha ababi yamaze abeza uzi icyo yarashatse kuvuga yarazi ko uko ambonye sa yarazi ko bitazabaho hari umuntu ushaka kurebera uyu munsi ukura ubuzima ubayemo akabona ntacyo umaze nta muntu n'umwe bantu muhurikiye nta muntu n'umwe udafite umumaro nta muntu n'umwe udafite agaciro ntawe umuntu wese Imana yaremye ikafata umwanya wo kumurema ikemera akavuka agakura uyu muntu afite umumaro twarahuye arandeba njya kumusura ararira arapfukama aravuga ngo wera imbabarira n'Imana imbabarire arakizwa ubu mu nshuti ifite na wabamo jya ubabarira kuko ntabwo uzi ahazaza uko azaba hameze kubabarira ni intwaro ikomeye cyane kubabarira ni intwaro igira umusaruro mu gihe utazi ibyo ni ibintu ukwiye kwitondera mu gihe uhuye n'umuntu ugukomerekeje mu gihe uhuye n'umuntu ugusuzuguye mu gihe uhuye n'umuntu ukwisa amazina mu gihe uhuye n'umuntu ugututse umuntu yagutuka neza ukibaza bikakuyobera mu gihe uhuye n'umuntu ugupinze mu gihe uhuye n'umuntu ukugaraguje agati babarira kubera ko uri kukugira gutyo cyambere n'umuntu ntabwo ari Imana arasaza arahinduka aranapfa ejo azapfa gusigi cyangwa nawe upfa umusigi niyo mpamvu rero ntukwiye gutinda kuri uyu muntu umwabarira n'umwabara ikindi kiza kirimo n'uwabarira uzaruhuka umutima ubu hari abantu bafite za gereza mu mitima yabo kandi ngo basenga abantu basenga abantu baba mu nzu y'Imana abantu b'abadiyakoni ari abapasiteri ariko asanga umuntu afite gereza mu mutima gereza ni iki
ni urwango rudashira umutima. Hari umuntu ukureba akakwangira uko usa, akakwangira uko ureba, akakwangira aho uvuka, akakwangira ibyo. Ibyo biriho. Kakwanga kanakwangiza. Mubabarire. Uri mu gihe cyo nyine ubu uri mu gihe cyo gusuzugurwa. Impamvu uvuye kumabarira igihe urimo ni igihe cyo gusuzugurwa. Dore impamvu uvuye kumabarira. Nimba umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, nta muntu n'umwe uzahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe mwiza. Iyo umugambi w'Imana ukuriho, nako kangavuge. Naka karindwi kangavuge. Iyo umugambi w'Imana uri ku buzima bw'umuntu, ikimenyetso kikubwira ko umugambi w'Imana ukuriho ni ibigeragezo uhura nabyo, ni intambara uhura nabyo. Umukristo nyamukristo ntabwo abona amahoro mu buzima, ntashaka kubona amahoro yuzuye nayo, ahora ku rugamba. Itorero nyatorero rimwe Umwuka Wera ririmo agakiza ntirijya rigira amahoro. Ubu ntabwo itorero rishobora kuzijya rigira amahoro, ntibishoboka. Ikintu cyitwa itorero rijyana umuntu mu ijuru ntirizagira amahoro. Kubera iki? Rihanganye na Satani. Nta munsi n'umwe itorero rya Kristo rizigera ruturi mu isi rigira amahoro, ntibizashoboka. Nje nta torero ngira. Yenda umwana w'Imana sinafite na gahunda yabyo. Ariko umbwire, nimba uri umwana w'Imana, ikikubwira ko uri umwana w'Imana, ufata igihe mu ntambara cyo kurwana, urarwana. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo iga kuba umutsinzi, ntugatsindwe, kuko kurwana ntigeze atsindwa. Kandi Kristo yaciye mu bintu byinshi byari gutuma atsindwa, ariko ntiyigeze atsindwa. Ni ikimenyetso cy'uko mu gihe wahamagawe ugomba kuba umutsinzi, utakwiye gutsindwa. Ubuzima bwose ubayemo ugomba kuba umutsinzi. Ubuzima bwose ubayemo ugomba kuba intwari. Nta muntu bita intwari atarariharaniye. Impamvu Kristo ari umusitari, yabaye umutsinzi, ntiyigeze atwihakana. Yashoboraga kutwihakana ariko ntiyatwihakanye. Nshuti zanjye bano mumurikiye, ibintu bya Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye. Niyo mpamvu umuntu utihangana, muzabona abantu bari kwiyahura. Nuba numvise ngo biyahuye, ni kwihangana. Umuntu araguhemukira, umuntu arakugambanira, umuntu agucukura bakagutega imitego, ukihangana. Kuko uyu munsi ahari umuntu ejo hazaza undi. Ugomba kwihangana. Nimba uri kumwe n'umuntu umubwire ngo ihangane, kugira ngo ugire izina ryiza nuko wihangana, kugira ngo umenye amakuru menshi nuko wihangana, kugira ngo urame nuko wihangana, kugira ngo ube intwari nuko wihangana. Ntiwatsinda utihangana, ntiwarwana utihangana, ntiwamutsinda utihangana. Umuntu utihangana ajya mu buvumo akihisha, hakajya ahantu akihisha, nuko bimera. Ariko umuntu wihangana arahagarara agahangana n'abadayimoni. Noneho iyo uri kurwana n'umuzima mubi urutwa n'umuzima. Muzima mubi ni umuntu utarapfuye. Umuntu kurwanya mu gitondo akagutukira kuri telefoni, wayivanaho akakohereza message, wayivanaho akakohereza ibitutsi, akagutuka mpaka akakuzengereza, akagutega ahantu hose. Mwene uwo nguwo ikimuhima ni uguceceka kandi ukihangana, ukamwima amakuru ukihangana, ugasaba Imana imbaraga z'umutima zo kwihangana. Umuntu w'amanyamazi y'ibyombo yarakijijwe, yaje kubona ko ndi umuntu, abonye nkoze ubukwe, abonye ntuye mu nzu nziza, abonye Imana impaye akazi. Aravuga uwo muntu ugaragaza ngo ateje ubundi uzamukenera.
ntabwo uzi icyo Imana imubitsemo. Niba itakimubitsemo kibitse mu bana be, niba itakimubitse mu bana be, umva ndakubwiza ukuri, nuba wihangana umuntu ukugaragaza atazagukenera. Bibiliya ngo kwihangana bitera kunesha. Umuntu utihangana ntashobora kunezeza Imana. Ngomba kubigisha icyigisho naye kifasha kandi nayo kigomba gufasha. Turi mu isi dufasha igihe mu ntambara. Uhera mu gitondo uhura n'ibigeragezo bikwitambika imbere. Kwihangana. Uzi kutihangana kuntu byishe abantu b'Imana, abakozi b'Imana. Uzi kutihangana kuntu byanabuye abantu b'Imana. Uzi kutihangana kuntu byishe umurimo w'Imana. Uzi kutihangana kuntu byica izina. Uzi kutihangana kuntu bituma ubwiza bw'Imana bukuvaho. Mama, mubyo nkurikiye, papa nkurikiye, muko nkurikiye, ndakwifuriza kwihangana. Muri iki kiganiro inzira y'umukiranutsi irahari. Iyo ushoboye kwihangana, Kristo agucira inzira, agahindura amateka yawe, akaguhemera ubuzima. No mu gihe utarasubizwa ngo ubone akazi, Uwiteka akumereza icyo bita ubumero, akahindura amateka yawe. Ubumero muzabisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, cy'umuhanuzi Yesaya, ni yego. Cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 31 ku murongo wa 11. Hari ijambo rivuga ngo nk'uko ubutaka bumera ubumero, nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Nubasha kwihangana, Imana izakomereza ubumero. Ugomba kwihangana ntiwibe, ugomba kwihangana ntiwishingire, ugomba kwihangana ntusambane, ugomba kwihangana ntiwiyahuze ibiyobyabwenge. Uzi ko hari umuntu wiyahuze ibiyobyabwenge kwa kutihangana, akibwira ko namwe itabi ryinshi, akanywa n'inzoga nyinshi, agashyiramo ibitira agashaka kavanga, araza gusinzira aribwo arabona amahoro. Uzi ko ahubwo uba utihangana mu byo uri gushakiramo amahoro, ubwawe uri kwiyica, ushiduka upfuye ukenyutse. Umuntu utihangana apfa akenyutse. Ariko kwihangana, ni wihangana muri za nzira, muri ya nzira ndimo nkomabwira, Imana ikumereza ubumero. Ubumero ni iki? Ubumero ni igitangaza, ni ishimwe Imana itegurira umuntu atanarikekaga. Mperuka kujya ahantu ndababwira ngo nahangaha Imana yahakorera igitangaza. Imana nankuriki Imana ikumereze mu izina rya Yesu. Kristo afite ubushobozi bwo kuba yakumereza. Imana irameza ikameza. Iyo wihanganye Imana irakumereza, ikakumereza ishimwe kandi ikarimeza imbere y'amahanga yose. Amahanga ni ba rubanda. Ndakwifuriza kwihangana. Hari ibintu byinshi muri iyi si utashobora utihangana. Uyu munsi n'umwana wabyaye aragutinyuka akakubwira akagukorogosora. Utihangana bya bibazo. Kwihangana birakenewe. Bagabo bene data kwihangana birakenewe. Bamama kwihangana birakenewe. Bakobwa kwihangana birakenewe. Nahoze numva inkuru z'abantu ngo bari gushaka batanze amafaranga. Umubyeyi agatanga amafaranga kugira ngo umwana arongorwe. Reka nkubwire, umubyeyi utanze amafaranga kugira ngo umwana arongorwe, mama utanze amafaranga kugira ngo umwana uguze umugabo. Cyese kuguragura umugabo urashaka kumbwira ko umwana azagira amahoro. Ariko nyamara wihanganye ugasenga, Imana yamuhagurikiza umugabo umukunda kandi umwubaha, kandi bakazabana akajya kurwiza. Bimwe mu bintu bigusenya ingo, abantu benshi baka nta rukundo ruhari. Ahubwo abantu abantu bakakubera business, abantu bakakora amafaranga, abantu bakakubera ibyangombwa, amaserivisi bakeneye ku bandi, ngahimbaza urwo rugo ntabwo ruzarama. Uyu munsi umuntu arubaka amara kubona arahageze, akabona ko urugo yubatse ari rubi, agatangira kwifuza ubw'abandi cyangwa agatangira kwifuza abandi, kandi Imana yamukwirana akomeye. Ugomba kwihangana ukamenya ko agasikariye wuruye hari abandi batarakurira. Nimba ukuri ugasanga gasarira, senga Imana Uwiteka akorohereze. Uyu munsi dufite abantu bagiye kukwihangana binanira, Imana yamara kubasubiza kubera kutihangana,
bagasenya bagataruka n'abatware babo bagataruka n'abadamu bako kutihangana umuntu agahita abwira umuntu ati nabonye usa nabi nabonye utari umuntu ndimo ndakora akabona ntazi kunusa kakutihangana kutihangana ntumenye ibyiza by'umuntu umuntu utihangana ahora abona umuntu ari mubi umuntu utihangana ntashobora kumenya ibyiza umuntu yagukoreye umuntu utihangana ahora abona ibibi gusa ntashobora kubona ko hari ibyiza ariko umuntu wihangana umukoreshereza ikosa wamukosereza akakureba akabona ko uyu munsi wakosheje ariko akareba akibuka ko hari umunsi akoze ibyiza ko hari umunsi mwanyuze ahantu hanyerera mu mwanyuze ahantu hakomeye akabyibuka rero umuntu utihangana ntiyibuka ibyiza mwaciyemo ahora yibuka utuntu twose tubi nubona umuntu ameze gutyo uzamenye ko uwo muntu adafite impano yo kwihangana ufate umwanya umusengere ujye mu masengesho umusengere ubwire Imana ngo mwami umere kwihangana umuntu utagira kwihangana igihe cyose akubonamo ikibazo ntashaka kubonamo igisubizo iyo byatangiye gutyo kandi usibye Uwiteka wenyine biba byarangiye shiti bantu munkurikiye mwese ndabifuriza kwihangana kwihangana bitera kunesha kwihangana bizana amahoro kwihangana bizana umunezero kwihangana bizana ituze kwihangana bizana ibyiringiro kwihangana bizana ihumure mu bantu kwihangana bizana umutekano umuntu utihangana nta mutekano agira nta ateza akavuyo ndakwifuriza kwihangana ibyo unyuramo ubona ko bikomeye wabireba ukabona nta nzira usunge Yesu niwe gisubizo cy'ibyo bibazo uri kunyuramo ihangane mugenzi ihangane uzahanagurwa yo warize ihangane nawe uzagira agaciro ihangane ubuzima buzahinduka niwigirire nabi ujya Yesu aragukunda nshuti we ihangane nubwo ubona bikomeye ihangane nubwo ubona nta nzira ihangane Yesu aragukunda ihangane nubwo nawe uri kukumva niwigirire nabi nshuti we niwigirire nabi nshuti we imbere yawe hazaba heza kuko Imana ikuzi kurusha uko abantu bakuzi imbere yawe hazaba heza kuko Imana ikuzi kurusha uko abantu bakuzi niyo yakwimanye nshuti yanjye niwigirire nabi Yesu aragukunda nubwo ubona nta nzira Yesu aragukunda nubwo ubona nta cyerekezo Yesu aragukunda nubwo ubona imyaka irimo y'icuma Yesu
ejo bundi Imana izahindura amateka. Ubuzima bwawe buzahinduka, kumera amateka yawe azahinduka, kumera imbere ni heza, humura nshuti yanjye, imbere ni heza, humura nshuti yanjye. Amajwi aguca intege ntuyaha agaciro, imbaraga zikurwanya ntuzihe agaciro. Ihangane nshuti, Yesu aragukunda. Ihangane papa, Yesu aragukunda. Ihangane mama, Yesu aragukunda. Ihangane mushiki wanjye, Yesu aragukunda. Ihangane nshuti yanjye, Yesu aragukunda. Ntiwigirire nabi, imbere ni heza. La shakara boya bandorebe, la shaka ya zini mondema. Hallelujah. Ntiwigirire nabi, Yesu aragukunda. Ihanganire ibyo ubona, ejo bizahinduka. Ihanganire umubabaro, ejo bizahinduka. Ihanganire ubukene, ejo bizahinduka. Ihanganire uburwayi, ejo bizahinduka. Ihanganire amadeni, ejo bizahinduka. Ibibazo byose wikoreye, ejo bizahinduka. Ntiwigirire nabi nshuti yanjye, Yesu aragukunda. Kuba yarakwimanye nicyo gicoro, ibyaguhize byifuzaga kupfa. Kubw'umugambi mwiza Imana igufiteho, nshuti yanjye, uyu munsi uracyahumeka. Yesu aragukunda, uyu munsi uracyahumeka. Yesu aragukunda. Ntiwigirire nabi, mu bibazo urimo gucamo. Ntiwigirire nabi, Yesu aragukunda. Ihangane nshuti we. Iyi ndirimbo iravuga ngo ntiwigirire nabi. Ndayigutuye. Urukundo Yesu agukunda ntiruzigera rucuya. Urukundo rw'abana b'abantu ruzacuya. Urukundo rw'abantu ruracuya, ariko urw'uya Kristo agukunda. Yesu yaremeye arakwitangira. Yesu yaremeye yikora umusaraba ku bwawe. Yesu yaremeye abambwa ku bwawe. Yesu yaremeye ashinyagurwa ku bwawe. Kristo yaremewe, umva, bamucira amacangwe mu maso ku bwawe. Uri uw'agaciro imbere y'Imana. Lelai drekosikadre. Ni abantu bose nibashaka bakubone nk'igihombo, ariko Kristo ari muri wowe, uri uw'agaciro imbere y'Imana. Nibashaka bakwita amazina ameze gute, nibashaka baguhimba ameze gute, nta muntu n'umwe wari kuvuga Dawidi ari mu ishyamba neza, kuko nta cyiza bamubonagamo.
nta muntu wari kuvuga Yosefu ari muri gereza neza kuko nta kiza bamubonagamo. Ariko Kristo aje mu buzima bwe, Kristo ahinduye amateka yawe, abantu bose barakangutse baravuga ati burya dufite umuntu. Ejo nawe uzagira agaciro. Abagutereye agateba kuvuga nawe bazabatera agateba bavuga nawe Imana iguhoza amarira. Niko birivuga. Ntabwo ari inyuro. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga. Ntiwihemukire, ntiwiyangize, iyi Imana twakurikiye izakugirira neza. Samira ijambo ry'Imana kugira ngo umenye neza icyo mvuze. Ko abantu bagutanga agateba kuvuga, ejo bazabatera kandi agateba nawe nabo bavuga. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 60. Kadere ku murongo dusome ku murongo wa 2. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Titire hairafa hejuru ngo umwaka Uwiteka azagiriramo neza imbabazi. Hari umwaka Imana ikugiramo imbabazi, igafata bya bintu bya biri gutsikamiye ikabyegezayo, hanyuma ikahindura izina, ikaguremera ibyishimo, ikaguha agaciro, ikaguha umunezero, ukagubwa neza. Igihe ukambwira kuba ugihumeka, kuba ukivuga, kuba ukigenda, hariho ibyiringiro k'amateka yawe Imana izayahindura. Ntiwigene nabi. Umwaka Uwiteka azahoramo inzigo no guhoza abarira bose. Nimba wariyubashye, nimba warihanganye, nimba warakiranutse, muri bya bihe byose, muri bya bigezo waciyemo, muri za ntambara waciyemo, muri bwa burwayi waciyemo, muri bwa bukene waciyemo, ukihangana, ugakora neza, ugasenga, ugakiranuka, ukabana abantu bose amahoro, ukumvira, reka nkubwire, igihe kizagera Umwami Yesu ahindura amateka yawe, akuzanira umwaka w'imbabazi no guhoraho inzigo no guhoza amarira y'abarira bose. Wari uzi ko Imana igihoza amarira, ariko hari ibindi bintu iri gukubita? Ntiwigire nabi, Yesu aragukunda. Imana izaguhoza amarira iri gukubitira abakuroga. Imana izaguhoza amarira iri gukubitira ibyagucukura inzobo. Ndakumenyesha ko iyi Imana igibasha guhoza umuntu amarira, ariko kugira ngo ubigereho ni ukurwana intambara nziza ariyo gukiranuka. Ntabwo ari umuntu wese Imana igirira neza. Kode iba mu kugirirwa neza n'Imana ni ugukiranuka. Igihe uzamu buzima udakijwe, udakiranuka, uzamenye yuko ibyawe bitazumva. Ariko igihe cyose uzamu buzima ukiranuka, wubaha Imana, Uwiteka azakurwanirira, Uwiteka azakurengera. Ndakwifuriza gukiranuka. Birashoboka ko muri cyo utarakizwa. Gukizwa ni ukureka ibyaha. Gukizwa si idini. Harabona abonye bigisha abantu gukubika umutwe gutya ngo barihanye, wapi? Gukizwa ni ukureka ibyaha. Icyazanye Yesu ni ubutumwa bwiza bwo kubwira abantu ngo bihane. Yesu nicyo cyamuzanye. Atangira ivugabutumwa, yabwirije abantu barihana.
ivugabutumwa ryatangiye babwiriza bihana, naho umurimo w'Imana watangiye, naho itoro ryatangiriye icyo gihe. Kristo yatangije itorero igihe abwirizaga itora, akabwiriza abantu 5,000. Itoro ryatangiye. Intego yazanye Kristo, misiyo ya Kristo ni ukubwira abantu bakareka ibyaha, kuko ntawe uzabona umwami Imana adakijwe, ntawe uzabona umwami Imana atarahindutse. Ibyo ukora byose nimba udakijijwe, rwose ndakubwiza ukuri ko nta hantu byandikwa, amateraniro ntaho yandikwa, umwanya utanga ntacyo umariye Imana mu gihe ibyo uba muri kubikora udakijijwe. Gukizwa ni ukureka ibyaha, kandi nta muntu n'umwe uyoberwa ko yakoze ibyaha. Ari umuntu ambajije n'ejo bundi, ntabwo ari cyane, ejo bundi muri weekend ku isabato mu muganda, namuhamagaye ndamaza nti uri ati hari aho undi ntitugende mu muganda, ati ntabwo nabonetse, sinkunda kujya mu muganda. Avuga urakijijwe? Ati ndakijijwe. Nise wari uzi ko mu byaha Imana izakubaza n'icyo cyaha nacyo cyakurimbuza? Nimba uyu munsi utajya mu muganda udakijijwe, ugenda ntangara abarokore batajya mu muganda ngo bitabire umuganda, bitabire umuganda, wumva kakiza nakaheze. Ndamubwira, wari uzi ko nicyo anari cyangwa ntabwo ari icyo? Ni icyaha. Kurya umusoro ni icyaha, kurya icya 10 ni icyaha, kutajya mu muganda ni icyaha. Hari ibintu bimwe uzabazwa, Imana izakubaza. Yes. Niba biri ngo mwubaha abayobora, ugomba kukubaha nawe, ukubaha Imana, ukubaha n'ubuyobozi. Ntabwo yabagwa nta mpamvu nimwe ndabasawa ijya mu muganda. Reka mbabwire, gukizwa hari ijambo nasomye ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Nawe nimvira ijambo ry'Imana ukamutegera no mu muganda, ucyo mu muganda, umva amakuru, cyenda uterane, cyenda umuganda, kiwe rwose kabisa, umva amatangazo, umva ibibazo by'abaturage, ubumve. Ntabwo gukizwa ari ukugenda ngo ube mu buzima bwa wenyine. Oya, Yesu yabanaga n'abantu bose, akaba n'abantu bose. Hari ukuntu umuntu akizwa asanga yikuye ku bantu. Ntabwo gukizwa no kwikura ku bantu, ahubwo gukizwa no kugira inshuti zawe ukaziyegereza, ukazibwira Yesu. Imana ibaho umugisha, inzira yawe irahari. Mu gukizwa no harimo inzira. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi. Wari uzi ko nanga Imana yakira inzira? N'ubu ngubu iri jambo mbushije n'izi ndirimbo hari icyo Imana yakuvuganirizamo, wagize ngo amakuru ntiyatambutse, abahanga bo kuyumva bayumvishije. Rero nshuti yanjye, reka nkubwire, Imana iragukunda, ntiwigirire nabi, ihangane. Hari ibintu byinshi biri kubaza umutima, ariko ihangane. Hari ubutabazi uzabona hazaza. Reka ngusengere. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'inyembaraga, kandi uri umutsinzi, uri umujyanama. Ndasengeye umugabo, ndasengeye umusore, ndasengeye umukobwa, ndasengeye umuntu wese udukurikiye, ndamusabira impano yitwa kwihangana. Ni nyinshi, ariko number 1 umuha impano yo kwihangana, 2 umuha impano yo kubabarira, ikindi umuhe gukiranuka, ikindi umuhe kwana abantu neza amahoro, mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse n'ibindi byifuza afite ndabisengeye, kugira ngo ibimutsikamiye byose ubimutsikamirire Mwami. Uturisha imiyaga yose iri mu buzima bwe, uturisha imiyaga yose iri ku bana, uturisha imiyaga yose iri mu kazi ke. Iyi miyaga nituze,
haleluya. Ndasengeye umwana w'umukobwa, ndamusengeye iyi miyaga ituze. Ndasengeye umubyeyi iyi miyaga ituze. Ndasengeye umugabo imiyaga ituze. Ndasengeye umusore imiyaga ituze. Uturishe imiyaga nk'uko wigeze ujya mu bwato ngo umuyaga uraza ngo bimera nabi cyane, bavoma amazi ngo ubwato bwenda kurengerwa, ngo ari kuba ukangutse ucaha inyanza iratuza. Nanjye nasenze ngo uyu muntu afite imiyaga ni myinshi kandi nta wundi wayiturisha niwe Kristo. Uyu muntu ufite imiyaga turamusengeye ngo imiyaga y'ibigerageza afite ituze, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasenze itorero, turasengera igihugu, turasengera buri muntu wese, turasengera abadiaspora dukurikiye, turasengera inshuti zacu, turasengera n'umuntu wese uzakurikira iki kiganiro inzira y'umukiranutsi, kugira ngo azahure nawe, azamenye ko inzira za bene wabo zahagaze. Hari inzira, hari ahantu yakinjira agakiranuka, akabona inzira y'ubuzima, akazabona n'inzira yo kujya mu ijuru. Urakoze Kristo kuri kumwe natwe kandi uzagereza abantu mamwe mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Imiyaga yose ikuriho Uwiteka yiturishe. Ni yari igiye kuza utabizi muri aya mezi, Uwiteka yiturishe, Uwiteka guhagarareho mu izina rya Yesu, amen. Bari muri kumwe na Remana Burayisi, ikiganiro inzira y'umukiranutsi. Inzira yawe irahari, ntiwigire nabi, amen.